ariko gupfa kwe ngewe naranakwishimiye. Wakumva uvuze ngo gupfa kwe warakwishimiye, si yahita yumva ko wari waramurambiwe? Mubona nkumva intimba, iyenda wenda Imana yari kumufasha ikamucyura bigaca inzira, kuko no kuba yari ameze gutya nabyo bitera ikibazo. Wamenye ryari ko mama witabye Imana? Akimara kuva mu mubiri ku bitaro bahamagaye uyu tante wanjye Aline. Yego. Baramuhamagaye bamugezaho iyo nkuru, twese turabimenya, ni natwe twabimenye mbere muri famiye yose. Yego. Niko gusubira ku bitaro tujya kumureba. Ubonye kuri iyi foto ntabwo yakemera ko ari wowe ari kubona ubu ngubu. Iyi foto ni yawe? Yego ni yanjye. Ubundi ntabwo babura kuvuga ko umuntu yandiye n'isi. Wari umurwaje? Ni ngewe. Niwe watubwira neza uko byagenze mukimara kugera kwa muganga? Mbabazi ko byari bimeze nk'amasezerano ahora bimbaza. Yego. Namugejejeyo ubona nyine atangiye kwishima ko yageze mu bitaro. Ariko akambwira ati Aline wakajya ambaza urabona nzakira. Mbabazi Denise muramuzi, ni umumama ufite umwana umwe w'umuhungu w'imyaka 15. Ubushize twaramusuye, amashusho ari guca hano hejuru murayabona. N'uyu nguyu mbabwira ndetse n'umuhungu we n'uyu. Kuri uyu munsi twagarutse kubasura. Mu minsi yashize nibwo Mbabazi Denise yitabye Imana. Ngira ngo mwarabibonye twabibagejejeho. Uyu nguyu uri imbere umwe ni umuhungu we ndetse undi ni murumuna wa Mbabazi Denise. Tubahaye ikaze. Murakoze, nitwa Isimbi Aline. Yego. Kuri bamwe baranzi ku itangiriro rya Mbabazi yarwaye. Yego. No kugeza avuye mu mubiri. Ndi murumuna we mutoya. Murakoze. Wowe hirya? Amazina yanjye ni Ishimwe Cyusa Prince. Ku myaka 15 y'amavuko. Yego. Abenshi twaganiriyeho ubushize. Ndetse ni naho namenywewe na benshi bagifite ubwitange. Yego. Mu minsi yashize nibwo twaje gusura Mbabazi arwaye, yararembye. Ngira ngo nabanje kuvugana nawe nubwo icyo gihe ntahagusanze, ariko narahageze nsanga Denise ararembye ndetse n'umwana we turaganira. Nyuma yuko dukoze kiriya kiganiro byagenze gute? Murakoze. Twabonye n'ubutabazi bwihuse n'ako kanya. Ako kanya yahise ajya no kwa muganga, ariko ni ubufasha bw'abagiye batugana ako kanya tugitabaza. Yego. Ngewe urabo abantu batandukanye yagiye anafashwa n'abantu batamuzi. Yego. Bitewe n'imbaraga mwe mwashyizemo mu kudutangira ubuhamya. Yego. Niko kubona uburyo bwo kugera kwa muganga. Niho byarangiriye. Turanashima kandi. Reka dutangire tukimara gukora inkuru. Abantu ba mbere bagiye babahamagara wenda bakabohereza kugira ngo mufate icyemezo cyo kuvuga ngo reka dute tumujyana kwa muganga kandi ibitaro byari byaramusezereye. Icyo cyemezo cyavuye he? Yewe gutekereza kuvuga ngo turahamagara abanyamakuru bamukoreye ubuvugizi. Byatangiriye ku bashuti banjye twabanye Malawi. Yego. Nibo bagiye bangira inama Aline, ubundi nimba uzi ko uri kumwe na mukuru wawe nta bundi buryo waretse twe tugatangira amagroupe. Bahise batangira amagroupe, niko kuhita bamfasha. Akenshi ndanatekereza ko kugira mbone n'ubufasha bw'ako kanya. Mwe buriya mwaje bo baratangiye. Yego. Bo bahise batangira kumpa ubufasha nshyira hamwe. Ndanabashimira cyane ariko aho bari bazabibona. Yego, bazabibona. Ubwo kugira ngo nyine asubire kwa muganga nibyo nari nkubajije, kandi kwa muganga wari warabasezereye. Kuki mwahisemo guhita mumujyana kwa muganga kandi mukamujyana ku bindi bitaro atari byamusezereye?
umurwayi yifuzaga gusubira kwa muganga kandi urumva niba CHK yaramusezereye we rero akumva ntibihagije akajya nsaba Aline ndashaka kuvurwa rimwe na rimwe nkumva ni kwa kundi umurwayi arambirwa hamwe Aline ejo uzitunganye tugende kwa muganga nanjye rero mbona ni ukurambirwa kuri we niko kuvuga ngo kampamagara ambulance iza aho yatujyana hose ariko uwo azabone ko yageze kwa muganga. Nuko byagenze. Muragenda mujya kwa muganga mwagiye ku bihe bitaro byagenze bite? Twagiye ku bitaro bya Nyarugenge by'Inyamirambo ariko kwa ko ikibazo basanze ari cya kansa bo baravuga ati niba ibitaro bikuru byarabasezereye nta kindi cyo gukorerwa afite. Nanjye rero kuko nta bundi buryo bwo kuvuga nashatse gusohoza isezerano ry'uko namusezeranyije ko azasubira mu bitaro nta kindi. Reka tuganire na hariya ni Prince. Tukimara gukora iriya nkuru wowe byagenze bite ne feedback wabonyemo? Feedback nabonye nakomeje guhura n'abantu benshi tutari dusanzwe tuziranye. Nkomeza no kubashimira ku bw'ubufasha baduhaye. Yego. Kandi ni ibintu bishimishije cyane. Nkomeza no gushimira na bamwe mu bakomeje kunyihanganisha mu buryo bwo kumfata mu mugongo tutaziranye. Yego. Nabwo ni ubwitange bukomeye. Nuko nk'uko twafashijwe kandi mu by'ukuri ubufasha bwari buhari muri iriya minsi. Yego. Abagize ubwitange bari benshi cyane. Urumva ko babishyizemo imbaraga nabo si bake cyane. Tukimara gukora iriya nkuru ngo mama we yahise ajya kwa muganga wabyakiriye gute? Yewe numvise ko ari ibisanzwe nk'uko umuntu wese yajya kwa muganga agira ngo abone ubutabazi bw'ibanze. Ariko nyuma tuza kwakira inkuru y'incamugongo y'uko amaze kuva mu mubiri. Kubyakira naho bibanza kuba ingorane ariko n'ubundi ni ubuzima busanzwe twese bitubaho tugeraho turabyakira. Wamenye ryari ko mama witabye Imana? Akimara kuva mu mubiri ku bitaro bahamagaye uyu tante wanjye Aline. Yego. Baramuhamagaye bamugezaho iyo nkuru twese turabimenya ni natwe twabimenye mbere muri famiye yose. Yego. Niko gusubira ku bitaro tujya kumureba. Dusanga nyine niko byagenze tubanza no kujya dutegereza ngo turebe ko wenda yagaruka mu mubiri kuko hari ukuntu Imana ijya ibigenza akagaruka. Mwari mwamaze kwiheba ariko nyine umugambi wayo ntiwari uwo guhindurwa twasanze ari ibigomba kuba. Yego. Ubwo no kuvuga ngo mukimara kubimenya inshuti n'abavandimwe zarabatabaye. Yego. Niwe wari umurwaje? Ni njyewe. Niwe watubwira neza uko byagenze mukimara kugera kwa muganga? Mbabazi ko byari bimeze nk'amasezerano ahora bimbaza. Yego. Namugejejeyo ubona nyine atangiye kwishima ko yageze mu bitaro. Ariko akambwira ati Aline uwo akajya mbaza urabona nzakira nyine kubera ko nari namugejeje mu bitaro kandi yarahoraga binsaba nkikiriza ngo tuzakira. Mbabazi ndamurwaza nyine uko atangira kunshimira rimwe na rimwe nkamubwira ngo abantu yo kugufasha naba kuko bamwe abaze ko ari abo muri Malawi. Yego. Akambwira mbashime. Yego. Nabo barabizi narabashimaga kandi uko byagendaga kose naboherezaga amafoto. Nuko Mbabazi yaje kugera nko mu kanumbe yaharware nk'iminsi 2 tuganira. Umunsi wa gatatu niwe yatangiye kumbwira ari bugende ngo hamagara abantu bansengere. Nibwo nashatse nyine mu bantu bagiye badutabara bitewe namwe harimo n'abasenga. Yego. Mama nyine arasenga nawe ariko ntiyabaye hafi kubera impamvu ze bwite. Ninjye wese nitabaza nyine bamwe basenga baramusengera ahita avuga ngo Imana ishimwe ko bansengeye hita nanambwa ahubwo nahoze nifuza ko warwara waratuye. Yego. Arituriza nibwo mu masaha nimugoroba
naje nja kuruhuka kubera ibihe twari tumaranye kwa muganga. Bampamagara mu saa moya zuzuye ngo umurwayi wanyu avuye mu mubiri, ariko urumva yagiye neza. Yaritunganyije byose, yaritunganije rwose nanjye niyo mpamvu nkomeye kurusha abantu bose. no gukomeza kwihangana. Urabona iyo umuntu arwaye kandi arembye hari ibimenyetso bishobora kugaragaza ko agiye gutaha. Ese hari ibimenyetso yari yatangiye kugaragaza? Urebye umuntu ugiye kuva mu mubiri atangira kuba undi muntu mutigeze mubona, aba afite ineza muri we. Yego. Hari ukuntu nabaga nshaka kumwereka impuhwe nk'icyo ngiye kumufasha, kandi urareba ukuntu yarameze nta kintu yagashoboye kuba yakora, ahubwo aho kugira ngo njye kukimufasha agashaka njye negereyo ne kukimufasha nyine yiyumvamo imbaraga. Bamwe barabizi ko ibintu byose yabikoreraga ahari, bikansaba yangiriraga impuhwe akanga ko muhindurira, nkahamagara ababimufashamo kugira nabona atari njyewe basi atuze bamwambike. Ariko gupfa kwe njyewe naranakwishimiye ko yagiye neza. Yagiye avuga ibintu bimeze nko kundema kandi ari ubwo ari we twakaremye muri we, ariko ntacyo, yagiye ameze neza nta kibazo. Wakumva uvuze ngo gupfa kwe warakwishimiye, si yahita yumva ko wari waramurambiwe? Oya, ntago ari ukumurambirwa. Gupfa k'umuntu agucitse nta cyiza yumvishije muri we, gusa agahora yumva muramukanga mumubwira ibimwambura ibyiringiro, ntago ari byo. Ariko kuko yumvaga icyo mubwiye cyose ari ugusenga, kwihana, arangije nawe ku munota wa nyuma uko nakagenze mbimuganiza ngira ngo ntiyabyumvishije niko yabigenjeje. Kandi nanone ntago ari ukurambirwa umuntu iyo afite ububabare aba bufite, wowe ushobora kuba utababara ntiwabyumva. Ariko finali iyo atangiye kukubwira ngo Imana ibi n'ibi, nawe wumva uruhutse ukavuga ngo nashaka agende, ariko ameze neza muri we. Birumvikana ku buryo n'udukurikira isa byumva. Urumva yari afite ububabare. Yakundaga kuribwa hehe? Yaribwaga mu gatuza cyane, ko yakundaga kuvuga ngo ni ikirungurira, ariko abantu barwara inyama zo mu nda barabyumva. Yarababaraga hamwe no kwihangana byangaga akavuza nk'induru, bigasaba kumuba hafi. Hari umuti w'amazi wahitaga umusuka mu kanwa ugasa nk'umuhoreza. Yababaraga nubwo nyuma yaje gutangira kukubwira ngo ndababara amaguru, atangiye kusa nkaho aba pararize. Ariko aho nari nzi hababara cyane ni mu nda kubera n'ibikomere byari biriho. Basi abantu benshi bakimara kumva ngo namugejeje mu bitaro, kuko ari nabyo byifuzo benshi bari bafite, no kuba buriya nashyigikiye kiriya kiganiro cyakozwe mbere, nicyo cyabaye intandaro yo kugira ngo abantu bangereho. Bamugezeho benshi n'abatazi, bikansaba kumusobanurira aho baturutse. Ni ukubera cya kiganiro wakoresheje mbere, aba nkavuga amazina. N'ubundi ntabwo ari umuntu ntabwo yumvaga, nyine narageragezaga akamenya abamugeze imbere. Naho ibyo kuvuga abashuti, umuntu wese ukwegereye mu gihe cy'ikibazo aba ari inshuti yawe. Murakoze. Yes, birumvikana. Dukomeza no gushimira abantu bose bitanze bakabasha gufasha Mbabazi kugira ngo yivuze, ndetse no kugira ngo haboneke ubushobozi bwo kugura ibikoresho cyane cyane byo kwifashisha. Murabizi ko yari arembye cyane, hari ibintu byinshi bari bakeneye kugira ngo abashe kumera neza. Tunashimira cyane cyane groupe yo muri Malawi, niyo nakomeje kuvuga. Buri muntu wese urimo witanze narabibonaga, narabirebye. Turamushimiye cyane, kandi Imana ikomeze imufashe, ikomeze isubize aho yakuye, mukubire 7. Ntacike intege n'ubwo bwose mwagerageje gufasha Mbabazi Denise yitaba Imana. Buriya Imana yaramukunze kuturusha, natwe twamukundaga, ariko Imana yabonye ko
agomba kwitahira akatuvamo. Niko pe nyuma yuko mama yitabye Imana hari abantu benshi bari kwibaza ati se noneho abayeho gute, ari kubahe, ese ari kubana nande, kuko ubushize ko ari twagusuye uri kumwe na mama wawe gusa ari wowe umurwaje. Bagira amatsiko, turagira ngo tubwire ubu ngubu ubayeho gute, uri kuba kwande? Ubu ngubu nakomeje gufashwa na mukecuru wanjye, yego, ari we nyogokuru wanjye. Gusa nawe ntibimworoheye kuko ubusanzwe nawe afite indwara yirwarira zimwe z'abantu bakuze. Ubwo niwe umfasha, ariko nyine nawe niba bimworoheye, ubwo urumva ko ni hahandi bwa bufasha bw'abandi bantu buba bugikenewe. Yego. Hanyuma undi umfasha n'uyu mutantine ari we murumuna wa mama. Nibo bamfasha. By'umwihariko uwo nguwo njye nawe wampamagaye nza gukora ikiganiro cya mbere, yanyohereje n'ifoto ya Mbabazi, kuko Mbabazi nari nsanzwe muzi ariko atararwara, mubonye ameze kuriya birantungura cyane. None se papa we yaje gushyingura mama wawe? Yarahageze ku irimbi tujya gushyingura, yari ahari. Ariko twabonanye by'akanya gatoya, nyine urumva twabonanye by'akanya gatoya, ariko nkubwije ukuri umubyeyi uwo ari we wese ntiyakwifuza ntabwo wajya gufata umwana wawe mu mugongo yapfushije mama we ngo umere nk'uko we twabonanye. Umuntu twabonanye rimwe twongera kubonana ambwira ngo bayi turaza kuba tubonana, muheruka ubwo ngubwo ntitwigeze twongera kuvugana. Ntabwo arongera kukuvugisha ngo amenye imibereho ubayeho muri no minsi nyuma yuko mama yitabye Imana? Habe na rimwe. Ntabwo arongera. None se pre ku bijyanye n'imyigire wumva uziga gute, uzabaho gute niba mama nta bushobozi afite? Ni ukuvuga ngo n'ubundi igisubizo kiracyari cya kindi, ubwo urumva nawe ubwo bufasha turi guhabwa n'abandi bantu n'ubundi nibwo uzaguma kumfasha. Mumpereze tuganire na murumuna wa mama wawe. Nyuma yuko mama wa Prince yitabye Imana, Prince arabaho gute? Yambwiye ngo abana na nyogokuru wiwe ndetse nawe, sinzi niba wowe niba mubana, uraza kutubwira imibereho yiwe urabona iri buze kugenda gute? Ibintu byose umuntu abifashwamo n'Imana, kuko Imana itabaho ntago umuntu yagira umutima wo kugufasha. Yego. Prince imibereho ye ntago navuga ngo ndamuterana, kuko ndibuka mama warwaye. Mama warwaye yaravuze ati mujye mubwira Prince ajye kwiga. Ndavuga ngo humura azajya ajyayo. Yego. Rimwe na rimwe ukumva nk'indi minota arambwiye hari utuntu tumwe yambwiye kumukorera, apfa. Ni nacyo kintu nabanje kwita nkora. N'uduki? Yarambwiye ngo Prince hari inkweto yigeze kunyaka ntararwara. Yego. Ndashaka nimba ntahari uzabimukorere byose. Ubwo niko kwita nkimara kumenya ko avuye mu mubiri, byinshi Prince arabizi, ndi kubikora nsa nk'usohoza amasezerano nasezeranyije mama we. Yego. Ariko ubu ngubu tuvugana ni njye nawe turi kumwe, nawe arabizi, urugamba rwose tuzarurwana, narabizi. Na mukecuru wararwaye rwose, ariko urumva nubwo ari urugamba mfite, Imana irahari, n'abo bantu Imana izabashoboze bazabe bari hafi y'umuntu. Icyo cyizere uragikura? Yewe icyizere mfite nuko si ukwirarira ngo niyizere 100%. Haba hariho na ntuza y'abandi bari bugufashe. Yego. Cyane ko nshima bino birimo biraba. By'abari kuza bambwira ngo Aline turashaka gukora iki kuri Prince. Nabashyigikira ko baba basa nk'ababunganira umuntu.
naho kuvuga ngo mfite icyizere, nta cyizere burya, ahubwo ubaye unarinda n'umwana kuba yakangara kamera nka mayibobo nabwo ubusa nk'umutangiriye ubukoze n'ikintu gikomeye. Yego. Kandi Prince iyo twicaranye dusa nk'abantu abameze nk'umuntu mukuru umbwira ikintu akumva. Ubwo rero ibintu byo kuvuga ngo icyizere ngiye cya mbere mba mfite cy'ikizere nuko yumvikana icyo umubwiye n'icyo akora, ari ukwiga nawe ariga no kuba ibyo byo kuvuga ngo icyizere n'abarimu bazi izi ngorane zabaye. Yego. Bashaka kunyunganira ahandi wavuze ngo kubona ngo ndi umwana ngo mbirwanamo gute. Ari igihe ukurira mu kintu kigakomeza kikanaguhindura. Yego. Ntago ubu ukungana ntago nabura uko ndwana kuri Prince, ariko urumva bisaba kuvunika, bigasaba guca no mu bintu utigeze utekereza bitari sawa, ariko kubera Imana nibigenza neza umuntu azajya agira aho yunganira adaciye mu bigoranye. Yes, nibo n'abakunzi bacu dukomeza kubabwira ko nubwo bwose Mbabazi yitabye Imana ariko yasize umwana. Bishatse kuvuga ko nubwo se yagiye ariko aracyaturimo, turacyari kumwe kuko turi kumwe na Prince, turimo turamureba, kandi n'abakundaga Mbabazi bakunde Prince. Ni umwana we muto cyane yasize, yiga muri primaire ariko akaba afite inzozi nyinshi, afite byinshi yifuza kugeraho mu buzima. Niyo mpamvu turi gukomeza kubashishikariza ko waba afite icyo yafasha uyu mwana wasigaye Prince, kuba yamufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari uwakifuza ko yamurihira ishuri nk'uko mama we yasize yamusabye ko yaziga, ndetse akamufasha no mu bundi buryo. Prince, wiga P6? Yego. Uzakora examen? Ugeze witegura examen? Ugeze witegura examen? Narakererewe ariko nzabishobora. Ubundi usanzwe uba nk'uwa kangahe? Suragira ngo uvuge ko mbo wanyuma banseke. Ariko ntago ariko biri, ako naka kanyuzemo ngo umuntu asetse n'abakunze b'iyi televiziyo. Ariko ubundi usanzwe iyo natsinzwe cyane hari ubwo nisanga muri 20, ariko ubundi iyo nagerageje gutsinda iyo nize neza, kuko muri ya minsi ho nagezemo ingorane nk'izo niga nabi bituma nsubira n'inyuma mu masomo, ariko ubundi iyo ndi imbere cyane nibona mu 10 ba mbere nakubeshya. Yego. Wumva uyu mwana akura abafite inzozi, wumva n'ukuru uzabiki? Ibyo ngibyo byo nigeze no kubivugaho. Birasekeje ariko ni inzozi za buri mwana, akenshi uba wumva uzaba umusirikare, ariko ngewe numva mbikomeyeho. Wumva uzaba umusirikare? Uzaba umusirikare ariko w'umudokiteri nanone. Kuki wumva uzaba umusirikare? Impamvu urebye muri famiye yacu abenshi ni abasirikare, rero byanteye esprit yo kumva nanjye ibyambera, ariko noneho nge nkumva akarusho naba we, ariko ndi umuvuzi wo ku rwego rwo hejuru. Kuki wahisemo kuba we ari kuri umuvuzi? Nuko mba numva kuvura umuntu nk'uko mama babimufashagamo, mbona ari ibintu byiza kuba wicaye iwawe ukavuga ati hari umuntu ntashye, hari umuntu nkuye mu rupfu mugarura mu buzima, ariko n'ubundi aba ari Imana, ariko n'ubwo bumenyi bwawe buba bukenewe. Rero nabyo bitera ishema kumva hari icyo wakoze ku buzima bwa mugenzi wawe kugira ngo abeho. Birumvikana. Kwiga se wumva uziga kugeza he? Kwiga nzageza tronkome, nibwo numva nzahita njya n'ubundi muri icyo gisirikare, nkazakomeza andi mashuri ya gisirikare, niga iyo section ya noza y'ubuvuzi. Yego. Nase kubera iki utakiga ukarangiza na kaminuza ukajya mu gisirikare urangije kaminuza? Sizi ko bishoboka?
njya mbyumva ngo birashoboka ariko nyine impamvu mba nshaka kujyamo ndangije tronkome mba numva ko ndetse niba ari ibyo nibwira wenda bitabaho ariko mba numva ko ushobora kurangiza tronkome ukajya mu gisirikare ya mashuri wari usize inyuma ukayakomerezamo ndetse niba wenda ariko mbyumva ariko atari ko biri yese nabyo birashoboka kandi Imana izabigufashamo ujya usenga gusenga rimwe na rimwe ndabikora wowe simeruka mu rusengero kubera iki simeruka unese waba ufite ibibazo nk'ibyo gusa nyine mu rusengero rwa mbere ruba mu mutima ubwo iyo ndi mu rugo nibuka ko Imana ihari nkavugana nayo kandi wajya gufata umwanya ugasengera mama wawe rimwe na rimwe ariko mbere nari mfite icyizere nibwo nabikoraga hari igihe cyageze mama wawe arembye icyizere kirabura nakubeshye cyarabuze kabisa byari bimeze bite cyarabuze ari naho nagezeho gutangira kumva ko byaruta akaba wenda avuye mu mubiri Imana ikamucyura aho kugira ngo asigare mu mubiri ababara nabwo byari byakomeye ariko wihangane kandi uzaba umugabo kuko hari abana benshi bagiye basigara ari bato cyane ari imfubyi kandi bakagira bagakura bakaba abagabo intwaro ya mbere uzari iyihe intwaro ya mbere yo kugera kuki kugira ngo uzabe umugabo nyine ibiguca intege byose uzabyirengagiza intwaro ya mbere ni ugukomera ku giti cyawe kandi kwihangana umva ushobora kujya kwiga ukabura ikayi ukabura ikaramu ariko ukihangana ukagenda ukiga ntuzacike intege uve mu ishuri kandi wenda hari n'abadukurikiye bazagufasha by'umwihariko hari nk'abantu runaka bagenda bambaza ese Prince abayeho gute ese bimeze bite abo bose turababwira ko umeze neza ariko uracyakeneye amaboko y'abantu benshi batandukanye cyane sibyo dusoza ni iki mwabwira abadukurikiye by'umwihariko abakunzi bambabazi ndetse n'abakunzi b'umuryango wanyu reka duhere kuri uyu mukuru ikintu nge nababwira ni uko abakundaga Mbabazi n'ubundi bakomeza bamukunde ubundi urukundo bakamugaragarije barwereka umwana we yego ikindi ndumva ari ibyo kuko niba ari ibyo biyemeje hari nk'abantu bashobora kwifuza gukomeza kubavugisha uhatanga nimero ya telefone ariko noneho ugatangamo iriho na WhatsApp ubushize mwampaye ntabwo ari iriho WhatsApp niyo mpamvu nasabye iriya link ya WhatsApp bari barakiretinze nyipiningamo muri comment waduha nimero ebyiri ukaduha andi ya Mbabazi n'indi wenda isanzwe iri kuri WhatsApp iriya ya Mbabazi sinyizi mu mutwe reka mpe Prince ayivuge banza uvuge iya WhatsApp none iyanjye yawe nkawe mugumanye nyine muri kiri kumwe na Prince ni 07 8 5 yego 3 6 7 yego duhe na Prince wowe n'iki wabwira abadukurikiye cyo kubwira abadukurikiye bakomeze kwihangana kuko ndabizi nabo harimo abababajwe n'ingorane zatubayeho ndetse no kuri mama kandi nkomeze mbashishikarize gukomeza kumfasha yego hari abifuza kuzabavugisha watanga nimero ya Mbabazi yari afite ninde uyifite ubu ngubu ubu ngubu ni njyewe uyifite wayitanga iyo nimero ya telefone 0782 25 704 urakoze cyane ukomeze kwihangana yego kandi uzaba umugabo impamvu ugomba kuba umugabo mama wawe ahari azajya kureba ni ukuvuga ngo achievement izajya igeraho niwe izajya imushimisha ahari sibyo kandi ubaye ikigwari n'ubundi yababara ugomba kuba umugabo rero ukazajya umushimisha ahari akakubona akabona Prince yavuye ku ntera imwe yagiye ku yindi yavuye kuri stage yagiye kuri iyi bizamushimisha ibyo uzajya ukora byose nyine ugomba kuba umugabo sibyo
inshuti bakunzi bacu turabashimiye mwese mwakurikiye iki kiganiro kuko ubushize twari twakoze ikiganiro turi kuganira na Mbabazi ndetse n'uyu muhungu we atubwira uko yari arwaye arembye nta bushobozi bwawe buhari bwo kuba yajya kwa muganga ariko ubushobozi buza kuboneka ajya kwa muganga i Nyamirambo aho yageze kwa muganga batangiye kumwitaho ariko biza kurangira yitabye Imana. Benshi mwarampamagaye mugenda mumbaza ese byagenze bite kutatweretse uko bamushyinguye. Icyo kibazo twari tugiye gusoza ntakibajije bano cyangwa wenda bagidusubize kuko nanjye nagiye mbura icyo mbasubiza. Ari igihe abantu bamwe na bamwe bashaka kuvuga ngo witwerekana hari nk'impamvu zo kuba batsinzwe kuko hari ibyo batashoboye mbere y'igihe. Yego. Wenda igikozwe kuri bo bikagaragara ko kuri bo ari igisebo. Ariko ngewe nagiye gukora igikorwa cyo kuba navuga ngo itangazamakuru kubera ko nzi ko abazi iby'imibanire y'iki gihe umuntu ashobora gukora ikintu atakwishimiye ari ukugira ngo ashimishe amaso y'abandi. Yego. Kuba rero baranze ko ibyo bisohoka nanjye byarambabaje kuko ibi nakoze hari impamvu. Kandi ndumva aho bari hose nibanabibona bamwe ntibizabashimisha ariko nabo iyo bamenya hari aho bari kuba mu gihe yarimo arababara. Yego. Ahubwo ngewe icyo nakora nashima uwatumye agera hariya mu bitaro nk'uko yavugaga ngo niyo napfa ndi imbere y'ibitaro bya Kanombe. Yego. Kuko nanjye ndibuka ko nashwanye ndi kwaka transfer i Kanombe ari nawo munsi yapfiriyeho kandi abo bose bari bahari. Yego. Iyo mvuga ngo hari umuryango nawe kuburana nabo bahahagaze ariko naburanye ndi njyenyine. Yego. Ahubwo ijoro ryo gupfa ababizi b'Abanyarwanda umupfu buriya umupfu n'ubukwe ibyo ni ibintu bikurura n'umuntu mwibagiwe. Ego wenda nkeka ko ariyo mpamvu yatumye bamwe banga ko bafotora ariko ngenda shima itangazamakuru ko bamwe bakomeje kunguma impande. Yego. Nanjye nkabwa banze ko mufata amakuru ariko ejo n'ejo bundi muzayafata kuko ndazi neza ko muri abo bose nta n'umwe uzagumana na Prince. Yego. Hajya habaho gukora ikintu cyo kugira abandi bagushime ariko utagikoranye urukundo. Niyo no kuvuga ngo hari abantu bo muri famiye bari bafite ubushobozi bwo kuba bafasha Mbabazi akivuza batamufashije. Barahari pe. Urangiye ntabwo nshobora kubeshya. Yego. Barahari bashobora kuvugira aho bari. Ariko ikibazo cyashyika bakaza. Yego. Sinshobora kubeshya kuko abantu benshi babizi ko amafamiye ariko ameze muri iki gihe. Yego. Kuko kugira ngo Mbabazi yigeze kuremba buri buke aza kwa muganga hari umuntu umwe ntashatse kuvuga yigeze kuvuga ngo tumuhamagare kuko ari we wagakwiye kuba atanze ubushobozi bwose ngo yivuze. Ariko kuko hari ukuntu baranakuze uwo muntu utanamubonaho ukavuga se ubundi unamubwira akanyumvira ubusa. Yego. Ntago nigeze muhamagara uwo muntu ahubwo nijeje Mbabazi ko byanga byakunda azahagera kwa muganga. Yego. Kandi nararwanyagirayo. Ntago rero ntago nshobora guca ku ruhande ngo umuntu ngo banze ko bafotora kubera ko ngo bamukunze oya. Bamwe bashaka kubyumva bakavuga ngo mbivuganye undi mutima. Yego. Hari ikintu kikurenga uri umwana paka ukuze. Ariko noneho finali iyo igeze ubundi mukuru no kuba navuga ukuri. Yego. Abo bose bahari ahubwo natangajwe no kubona basubiza inyuma abanyamakuru. Ariko nahise negera abanyamakuru ndababwira ngo mwebwe mu byihorere kuko nge nari nzi umunsi nzongera kubahamagara. Yego. Ibyo ntibikanatangaza ahantu uko niko amafamiye menshi bameze kuba bagutabara mu gihe cy'urupfu cyangwa ubukwe kandi bashaka gushimisha amaso y'abantu mu mitima bitarimo. Nanjye nkeka ko ari iyo mpamvu yatumye banga ko bafotora. Ubona reka kwibariza bisanzwe ubona biterwa n'iki kuba abantu bakunda kuvuga ngo bakunda abapfu kurusha abazima? Ikintu nkeka
nta muntu ku isi udakunda nshimwe pe sinjye kukubeshya ushobora kumuhagurutsa ukamushima kumva abaye nk'umuntu bahaye nk'ikintu runaka cy'agaciro mbona ari ikintu cyo kwikunda n'ikintu cyo guhinduka sinzi kuko nk'ubu Prince uko asigaye bibaye ari nk'ikintu umuntu ashaka nko gupererezaho yaperereza nk'abazamujya inyuma mu gihe agiye gusigaramo buriya mu buzima njya mbwira abantu ngo sinkunda uburyarya mvugira ikintu aho twashwana bikarangira ariko ukuri wakumenya abantu ni abantu nuko mfata abantu mbafata gutya kereka iyo unyeretse ikintu ukoranye umutima ukunze atari ukugira bagushime nibwo nkushima ibindi byarandenze ndaceceka niyo mpamvu muri hano murakoze kandi ngewe icyo nakora icya mbere nagushimira wafashe umwanya icara neza wafashe umwanya wagize ibitekerezo byo guhamagara abanyamakuru baraza barabaganiriza nubwo bwose tutagusanze icyo gihe ariko wabonye ko nibura icyo Mbabazi yari yaragusabye ko wazamujyana kwa muganga nibura yapfuye ageze kwa muganga byarananshimishije nuko atapfuye wenda abonye amarembo ya Kanombe nk'uko yayambwiraga ngo kereka mpfuye ndi kubona ndiyo i Kanombe hanaburaga gato ngo ngewe abaganga bamwe baramenye ariko ko nari ngiye guhamagara Minisante ngeze aho nshwana ndi kuvuga ngo umuntu hari ukuntu ubona umuntu agiye gupfa akajya kuvuga ngo Aline noneho ngewe nari natangiye kubwira mama ese ko ntarabona umupfu uko amera nkaba ndi kubona Mbabazi amaso yari kuba manini cyane kandi ukabona hari ukuntu amaso yiyongera imboni igasa nk'iyicuritse y'umukara mama aravuga ngo wabona mwamurangaranye ahubwo ntabwo namurangaranye ahubwo ngende gutabaza ndebe ko Minisante yampa ariyo yamvuganira nkava hariya narindi akabona ari i Kanombe numvaga yapfa byose ko yakabimbwiraga byabaye ariko nisiko byagenze aho yasinziririye naho ni hariya ntago mbyicuza kuko no kujya mu bitaro yari yarabisabye arahisanga sharabaje kubura inshuti kubura umuvandimwe nka Mbabazi ubundi ari wowe na Mbabazi umukuru ninde Mbabazi niwe mukuru nta nubwo mukurikira bwa kabiri nta nubwo mukurikira bwa gatatu gusa kuko bashatse ko mba mufite nuko Imana yabishatse nuko ngo hari abandi bakuru muvukana barahari ariko bya bindi by'imiryango by'iki gihe byateye nta wakwemera hari ukuntu utinya umuntu urembye noneho deja wenda bamwe nta bushobozi akavuga ngo ni ukuruhanya nanjye si uko nari mbufite ariko uremera ibintu bikakuzira ukabyakira reka mbise ngira amatsiko menshi cyane niyo mpamvu ikiganiro twari twagishoje nuba tumeze nk'abagiye kugitangira mbwira ubuzima bwa Mbabazi uko yari abayeho mbere atararwara kuko ngewe narakurikiranye nkanjye ubwanjye naje gusanga Mbabazi twari tuziranye mbere atararwara ariko kiriya kiganiro nagikoze ntabwo namenye ko ari we turi kuganira kubera ari haciyeho nk'amezi nk'atandatu ntamubona naza aho yagiye nkanjye ndamuzi uko yari abayeho ariko ndagira ngo tubwire abadukurikiye cyangwa se abakunzi bacu uko Mbabazi yari abayeho muri sosiyete yari abayeho gute Mbabazi ni umuntu ukunda gusabana yakundaga ibintu byo kugira inshuti uko bukeye nuko bwije inshuti wamubonanaga uyu munsi se yabaga afite ejo yagiraga inshuti nyinshi zitandukanye rimwe nkibaza se Mbabazi iyi ntera yigeraho ute kuko ngewe akenshi usanga nta nshuti nyinshi ngira Mbabazi yari umuntu uzi gusabana kandi Mbabazi akunda kuzirikana igihe twari tugirira iminsi y'amavuko cyambabaje n'ukuntu yambwiye ngo ku tariki 28 z'ukwa karindwi uzankorera anniversaire ariko abimbwira akirwariye hano mu rugo nta nubwo bizambuza kubikora niyo ko ari akarori gatoya nzavuga ngo nsoje iryo jambo yambwiye Mbabazi yakundaga gukorera abantu ibirori abatazi
rimwe na rimwe kubera ko abantu benshi Malawi bamwe baratwitiranya n'ubu bamwe bashobora sinzi ariko bazabyemera ko yapfuye baratwitiranya kukubona akagira ngo niwe Mbabazi baratwitiranyaga aho bamubonye yacaho bakajyana inge cyangwa bikagenda gute ariko yari umuntu uzi kubana cyane ahandi agakunda guherekeza abamama babyaye bamwe barahari bamutangira ubuhamya yaherekeje abantu benshi cyane bagiye kubyara yego mbese umutima yari afite uteye ukwawo nta kindi yakundaga abantu no gushimisha umuntu biciye mu birori yego yo mana we ariko uzi ko nanjye duhura bwa mbere twahuriye ku Gisozi yego kandi nabwo mu bintu bisa nko gusabana twari turi gusabana hari abantu benshi birangira ibaza umuntu twahuye rimwe tugahita tumenyana kandi arabizi ko biba bigoye kugira abantu bahure bahite bamenyana ako kanya umva rwose nta kundi ariko Imana ikunda gutwara abantu beza kugira ngo ababi basigaye birwaneho niko mbibona niko rero reka dusoze ikiganiro kuko numva ko tugiye kugitangira ariko dukomeza gushishikariza abantu badukurikiye kumenya uyu mwana Prince ni umwana wa Mbabazi ndetse n'uyu nguyu ni murumuna wa Mbabazi.